kavukire sha iyi karitsiye yacu hari ikintu kimwe cyabuzemo. Ni igiki? Ni ivuriro. Ivuriro se? Harya rero hagana. Ivuriro ahantu nyine bavurira abantu barwaye ibintu nk'ibyo. Ubwo umva nkubwira ukibitekereza. Ubwo nari imaze iminsi myinshi sa nk'umuntu wari urwaye. Ninabuzana nakwivuriza. Warahabuze neza. Ndaciwemo agategari nako. Ariko ubu nagize akabaraga. Ariko none kukureba nkabona wowe. Ibimenyetso ufite. Kabona nawe uri umurwayi uri mu bantu barwaye. Yewe ndi muzima. Bwaragiye burashukura neza. Muzima bwanwa bwangiza ko ari ikirungo cyabugize gutya. Isiko natangiye kubonamo akantu k'umuhondo. Akantu k'umuhondo se kari. Tukuye. Cyangwa amaso yawe ntakireba neza aho. Reka ndebera. Aya. Kuwasa aya. Tukumva kubwira ikintu gihari. Wa mugabo wabanza waratikuye umuntu wabandi warabarogeje umuntu. Ndakabura amaguru yanjye njye nikura umuntu. Ayo maguru yawe niba ari umuntu watikuye. Yaho ndi kukubwira gutikura. Wakubisaga kandi. Reka n'imbere y'Imana. N'Imana nangira ubuhamya. Kubona nawe n'ubwo kwita tombo umuntu wawe uzamuye cyane umva nkubwira. Ntabwo ari ubuhoro. Ushobora kuba urwaye. Ubwo reka nkubwire wowe ni weho urwaye. Ati gutya. Wasanga uragiye ugakandagira umushumari gahita kuzamukiramo bara. Ariko kuki urukumbwira? Urayizi ya roza umva njye kubwira HD. Use sha amakuru. Amakuru ni meza one nasanzwe nayo ubona mwe ku muhanda gumenye guca nyine nawe. Ariko mwana. Ntihari maze kunyerera. Nawe se yakunyerereye nkanje. Cyana aho umuntu ujye bivuga buri. Yaranyereye narahize nahige ariko naraburiwe pe. Ese nkubwire havuga. Nkubu nka diplome zacu dufite. Uryo uracyayibita se? Wa muntu we ako nagiye kumva amakuru mva ngewe nk'intama yarayikandagiye. Ahubwo iyangize ukuntu byagenze. Ihene yayinyayeho nyine wabizi. Kuntu turara hafi y'ihene. Ihene yayinyayeho mani nayibitsa hano. Ahubwo se nkubwire. Ko mbizi neza ko ibyo bintu babice byo kurarana n'ihene. Amacarana n'ihene. Ibyo cyane bikureba. Ihene yinyayeho yayiganzeho gutyo nyine yitigangaho yiticikagurika ntabwo namenye aho yagiye. None se kambaza. Kubizi neza twagize nyine tubaha ngo twitubwira aho mu muhanda abantu bazatugendekeye byagenda bite burawo. Ariko buriya jewe buriya ntabwo nyambura igisubizo. Naho mbwira mfite umushinga maze imyaka 102 nkora iminsi 360 amezi 46 amasaha 17 n'iminota 33 n'amasegonda 72. Ubu si kambaza ndi kumvuga umushinga uvuze ngo gusumba imyaka ufite imyaka ingahe? Ntagaze ndakuze cyane ndi umukuru cyane. Ufite nk'imyaka ingahe usigereranyije? Mfite nka 25. None se ko ufite umushinga ngo maze imyaka 100 na 10. Buriya rero kandi nkumva imyaka 110 na sogokuru ubyara nyogokuru wa nyina wa nyokorome ndi kumva adafite izo myaka zose. Buriya nyine hari ukuntu byagize bikigira pororonje. Umushinga nyine ushobora kuba nimba barantise bawufite nyine ukagenda wicanga cyangwa ukuntu ukaba ari igihe uvumbukamo. Ubundi mbere yuko bajya no kuntera no gutenda yanjye umushinga nari nkufite. Aha kagira inkuru n'umwe wo kuzibara. Ni uwuhe se? HD neza ndi kukubonamo fresh. Ariko umva nkubwire ndi kukubesha ni HIV wa muntu. Ni HIV. HD se? Nibiki? Yewe ni HIV. Ariko ni ukuri kose ibintu ndi kubona nuko ugifite abajepe mu mubiri wawe. Aho ubone nandi kukubona HIV umva nkubwire. Ni ubwandu bwa sida. Ntabwo ugize akantu k'ubwoba neza. Kubona rero kavukire nawe. Ahubwo wowe banza abasirikare bari kugushyira mu mubiri. Naho mbwira rero. Nubwo numva ngo warize. Narize ibintu wize ntacyo. Narize aho ngaho no hafi no gutora amasashi. Oya aho ngaho ugenda umvanga kabisa. Kuko ntago nanubu ntago ndabyumva nje. Nose ugiye kunsobanura uburyo none hari njye wifite noneho. Kumbwira neza mbwira sha. Ese icyo kintu. Icyo kintu barakirya. Bakubwire. Rero nahoze nkubwira. Cyangwa nibijo. Reka mbikubwire mu kinyarwanda cyiza cyuje gitomoye. Ni ubwandu. Umvise akaruko ubwandu nategeye kumva ubwandu. Manze none. Ubwandu bubana n'umubiri w'umuntu wanduye. Akano kumvise.
noneho iyo ni ya virusi, ntabwo ari za virusi zose wigize wumva, ni ya virusi muri iyi si ya rurema. Abantu benshi yarabagaritse baba baraguye nka gutya, ako karusi ukabona yarabagaritse neza neza, ariko iyo ngiyo ngiye ntabwo yangeraho. umva rero akantu gahari Ntabwo yangeraho. none kubitekerezaho iki shaka vuki, Ntabwo yangeraho kereka nimba wowe ufite ubwoba bw'uko uyifite. Nshinga rero baranye iyo myaka yose ntutekereza ibintu byinshi cyane. Uwo mushinga urakomeye cyane. naho bombwire twumve. Uwo mushinga ushobora kuba ari umushinga namaranye imyaka myinshi, ariko uwo mushinga nta wundi ni ugufata ubwesikoro, ubutekamutwe n'ubugegera. Noneho urabizi wewe wize imibare n'ikirundi, nize ikinyarwanda na siyansi, ushobora kubivanga tugakura nyine ibintu by'ubuvuzi, tugatuburira abantu neza bigakunda. Umva nkubwire noneho ikintu cyo nkwemereye ese nemera ko wize science, akajya narayize umva cyane. nkubwire nawe impamvu yikubwira. Aho urarebye ubona amashuri twize, ubona nazo n'imana ziri kutunyerera na guca, abati tugomba kwitwa naho tugomba kwiga iki ibintu byacu mu mutwe, Ziba ubwenge mani iswaza ibamo gute. ngaho mbwira noneho Ukuntu rero uwo mushinga rero tuzawutangira. Umushinga wacu turawutangira, turashaka nyine imiti, turashaka itaburiya yo ndayifite, sibyo? Imiti turashaka imiti, nitumara gushaka imiti duhite dutangira kuzajya dutanga akantu k'agatangazo mu isatire, nitumara gutanga agatangazo mu isatire tujya tugenda mu muhanda, dutangire dushaka ahantu nyine dutunga kujya tuzinda abantu, turavuga ko tuvura sida, tuvura iyi miti yose, ibintu bya karande byo mu none se muryango byinshi cyane. tuzabyira abantu ko tuvura sida igakira bikemera. Tuzabakonfirima ku buryo tuzatubabwira ko tuvura sida igakira, tugatera inshinge, tukabaha n'ibinini, tukabaha n'indi miti y'ibyatsi yo kunywa. Ikintu nakuboneye abantu bose uzari umuntu uwo ari we wese, ikintu cya mbere yumva mbere yaho ni ukumva ngo arakira sida. Niba mubwira ngo uko yamubwira kose ngirakira, ntareka kubyemera. Rero uwo mushinga wa nyuma aranye imyaka myinshi, niyo mpamvu nawe utekerejeho guti uwo mushinga ni dani. Ahubwo uwo mushinga urawemera? Aho nimvuna naho havuga ahubwo se ko muherwe twaba twayakuye kugira uwo mushinga tugukore tubone burembe. Nzaba ndi muganga havuga, wowe uzaba ushinzwe kuzana abo bantu ukanamfasha n'ibyigize bigegera, ukamfasha no kubica amafaranga. Aha nzaza ngushakira noneho umuti njye bakuzanira uwo ubavura. Hake aho Nyine navuga ko itamfata. yego Nanjye ngize ikintu cy'ubwoba. ugizemo akantu k'ubwoba, Ikintu cy'ubwoba. nanjye uri kwitotoba mu bugambo bungana gutya bwanduse, urumva bwandushije uburebure, urumva. None se Yego iyi ndwara ifata gute? iyo watikuye umuntu w'abandi bya bintu nahoze mvuga byose, ushobora gukoresha ibikoresho by'umuntu. Icyo ni icya mbere. Ufite iki ubwo bwandu bwa virusi itera sida, ako sida wamaze kuyimenyayo? Ndikumva njya nyumva ujya uyumva abantu benshi yarabahitanye. Uzi ko mu myaka za 97 muri za 90 hepfo iyo abantu bavagamo roho neza baciye ku nyoni da, bavagamo roho kubera iki? Sida. Ntabwo bakamenya impamvu. Ubu cyakoze ikintu gihari, amahirwe tufite namwe, hagize umuntu yisangamo, amahirwe hari nuko twabona imiti igabanya ubukana. Yego rwose. ndumiwe. Nanjye ubwoba mfite ibi birenge. None se nkubaze, yego wenda nk'umuntu asanga nyine kugira ngo amenye ko yarwaye yabigenza kubera ko nigeze kukubwira uyu mudugudu wacu ngo nta buvuzi burimo, ariko amakuru numvise mu minsi yashize ngo hari abantu ngo bashobora kuzatugenderera muri uyu mudugudu wacu, ngo ni muri kano gasantire, bashoboye kuza bakatuvura sida, ngo bakanadupima sida dago tugakira. ni abavolonteri se. Ariko rero ntabaki ikintu amakuru mfite niyo mpamvu nakuye kukubwira ku kibazo cya sida wari ukunyita ngo za HD. Amakuru mfite arega nawe ubuzanye ibirimi nanjye ntumva. arega njyewe nigiye materineri ndayirangiza, njyewe nize materineri mu Giswahili. Yenze ururimi rumwe nk'inka neza ngo mwa rwose. reka nkubwire ngo ko niyo ngoma tugomba tujye kugira ute, cyangwa inkoko niyo sake cyane. ari inkoko niyo sake rero imbyibagiwe. Inkoko niyo sake. Gahunda ni nayindi. Ejo ndajya kwisuzumisha ndebe nasi ko ari igihe nshobora gukanira ku muntu wanduye ubwandu, buriya sida ishobora kuzamuka. None wowe uri kwitekerezaho iki? Ariko ubundi ntazaciye ikivovo
ukagereranya ku maguru yawe ukazajya ugenda wambaye ikivovo. Umva nkubwira wa mugabo, urumva ibi birenge byanjye bivuzeho neza neza ibi birenge ubwo wishimira byose. Dore agatsitsiro karakomeye. Ntimugereye namera. Tekereza ni umusekizi akugira izanzahaze neza neza. Niba ari akubye bitaro narebe hano bite. None se wa mugane ndakunda cyane. Turabigenza gute? Ibi bitaro reka nkubwire. Ndaza gutega amatwi neza, nawe utega amatwi neza muri karitsiye hari igihe urumva ibintu by'ibihuha, ibitaro, ibiki, sibyo? Ibyo bintu byose biribuze kugaragara. Ase nta n'agatangazo wumva. Wowe reka nkubwize ukuri. Ibintu byabereye mu gasantire bigomba kumenyekana. Ahubwo reka dutandukane, urimo urabyumva kavuki. Ndebe ukuntu nakitegura ejo. Byo kwisuzumisha ibi bintu, byo kugendesha n'ibirenge wa mugani wawe. Ibintu byo kwigira ngo ndi majeya ngo ndi baba Yoshida, ngo ndaba Yoshida da. Bishobora kurangira hamwe by'ubuyo shida bikarangira. Ariko reka nkubwize ninsanga ndwaye mana yanjye uzakora iki? Ngora n'umbwira ikintu uzakora ko nzi ko ibyo wambwiraga ngo byo kuhura n'utwana byo gukora iki ntabwo nigeze nkora uboroza. Ubwo nimba nzanarimwe mu mazi ntabwo mbizi. Herekeje rero gahunda ihari nimwe mubwiye ko nye gahunda yanjye ejo ndajya kugira ute kwisuzumisha ndeba ko yaba ari nayo banamvure. Ahubwo reka nkureke, reka nsubire imuhera akasone ngira mu rugo sha. Nta kibazo nyine nirarira street nizahasoba street. Nta kibazo twese nuko bimeze ubwo nyine wahasoringa karagira n'icyo kirwara cy'amage ugahura nako kangaratete ukabura no kwivuza sha. Oya nyine ubwo twese yego ubwo ndagiye rero ubwo naho buta yego kiragihambirwa abanyarwanda bahura n'ibibazo. Ukuntu nawe babyumvishije umushinga twasanze arimo nimba uwo mushinga wawemerera ku mibare yawe n'ikirundi wize nanjye kuri siyansi n'icyongereza byose, ubwo rero ntabwo nyine uwo mushinga tugiye ahubwo tugende dushake imiti duhite dushaka n'akabarabara tujyeho dutangire kuvura abantu. Noneho rero havuga ikirundi cyanjye nize n'iki ni ukuvuga ngo tugiye kujya tujya gushaka izo miti nzi kurangire kuko nje ntanabyize, ariko niko kuri wanje afite imiti se wenda yaba yaransigiye nyine yo zajya yarambwira nyine bakoresha. Atwasa yagusigiye n'igikondo yajyaga yajyasigiye n'igikondo cyari gihembe yajyaga kurisha abantu bakagira. Wapi uyu muti yansigiye usigiye umuti bwoko ki? Tugende tujya gushaka ariko nyine wowe uragubona turabona ikibazo rwawe. Ntabwo twagera gushaka ugatugenda. Abona bere aho ngaho diploma yanjye yarafuye ubusa. Umva muri iki gihugu urubyiruko ku isi rwose rwishyuye mu busambanyi, ariko ibintu baba bikora ntabwo bajya bibuka icyorezo. Gusa n'icyorezo ubwandu bwa virusi itera sida. None dore mu santere yo mu rugo niba leta yatugiriye impuhwe yatuzaniye abantu batuvura iki virusi itera sida. Nanjye reka nze rero nkuko nabipanze neza yuko ngomba kujya kwisuzumisha icyo cyago, icyo cyorezo, icyo gihambirwa gihitana abantu benshi kuva mu mwaka w'1970 abantu benshi bagenda bapfa gake gake. Nanjye rero ntago nakomeza kwicaza amatafari yanjye aha kuri aya makaro, nta nashobora no kugura ikaro rimwe yawe. Ubu ndagiye ngiye kwisuzumisha nanjye ndebe ibyari byo ejo hato nazavamo roho. Gira abantu bose ko imiti yabonetse. Imiti yabonetse. Itangazo poromosiyo ku bantu bashaka kwivuza sida yabonetse. Uyu munsi rero muganga avuga nahageze ndi kumwe n'umuhungu wanjye Gasake, abana twasigiwe n'imirage. Gasake babwire ibyiza by'imiti dufite. Ubwo umuti ni wagundi umuntu ahungiza ku gitenetene no ku munzenze ako kanya cyangwa arwaye igahita agenda yirukanse. Uhungiza iki miti rero bagita igipyipyinyuzo, uyikubita igapyipyinyuza ikahita igenda burundu. Dufite n'urushinge rero ruba rutiramo umuti uhita ugira gutya sha. Hano rero tugiye kujya dukorera nkuko tuyizi rero ni ikibihumbi bigapfaho neza burundu neza. Ibindi byo nawe wabisanye wamukubita agapiti naho ndabona agapiti kayivungura. Noneho uru ni urushinge akanya tegereza ahantu haza ubonye buriya ni hano ubwabyo benshi ibintu birabamara.
noneho ndagerayo gutera ariko se noneho nihe bimukiye mwakabyarana nta n'icyapa bahasize igihe nagendeye nkaba ndushye ariko se nsanze naranduye nabigenza kimwe mana yanjye noneho manza neta nimanika muraho gusuhuzanya byaracitse none se kuri kwatanya ugiye he nanjye kwipimisha nawe niho ugiye mbese none se ko numva batarimo bavuga turamenya ari he no gushakisha kugenda ariko harya bambwiye ko ari hehera bambwiye ko ari ku gapangu ngo k'ubururu cyangwa n'ak'icyatsi ako n'ak'icyatsi niko nanjye numvise reka tuganeyo nyine ngwino tugende ariko tugende tujye kureba ariko se buriya ntibabeshya amande sinzi niba banabeshya cyangwa ari abatubuzi hasi ariko tuko tugereye kuko nsanze naranduye mana yanjye wazibonye murakaze neza mboga ziza karibu bakiriya ni mwebwe baganga twumva muganga havuga ubundi dukora ibijyanye no gupima abantu sida ibintu by'imihirindiri ngo mwashyizemo shaka mumara bibirindwe niko numvishije tumaze iminsi dufite ubwoba rwose mutubare muturebe narasika muhaze mbaze muganga arahari nawe warakibirinduye cyane kiriya cyana warakirashagera kongera nacyo cyaje none se turicara numva nitandika gushyira cyangwa mu cyana hasi nyine muricara nta kibazo nta kibazo batuvura dukire iyi turabafura reka nayo cyangwa turebe za miti kwisuzumisha ariko kamanze mbaze n'akagongo numva cyari ugutera inkingi se burya bahera he mutugirire vuba mumpere yemwe muduhere hari kuri gatatu nongeye ko naje tegura utugu uramumanura zana umutsi muga cyo kintu cyawe ubwo kiravura cyane imitwe mwadukanye oya turashyiramo 35 ngaha udatera mu gihumbi oya bateraga mu kaguru nanga bateraga mu nkokora y'intuza y'ivi wasanga agiye gutera mu bwonko umuti wakoze neza wicaye neza ugira akaboko neza ukurikira nagera urabona ntabwo nakubwira uko bimeze ukurikira yaza noneho barampitana kabisa mbona wese ko nduzi nawe ufite n'ubwanwa hari n'ukuntu dupima sida tutanakoresheje urutugu wowe uratega igitemo zana umuti icyo kintu usa nicyo mugiye kunshyiraho oya uru ni urushinge rwiza cyane ubuze 15 ntabwo yamupima niyo urushinge nta kuntu se nta n'utuntu tw'utunini oya turaguha utunini tubona warakize aka ni agasuzuma aka karasuzuma ajya ngo kuhitama tegitama oya mushyire hano amusenzi mushyire hano ku muhome ntabwo wapima sida kimwe tega ndibutse uzi hari ahantu hakora ibyo byaha mupime hano handi habikoze nyine aho shyira hano uri mukwiye okay twagiye ntabwo zinyishe koko ubu ziri bumvure shamana yanjye ndi kubona ari imitwe n'ukuri akazuba abantu kira kintu urakibonye bagutera buriya nitira ntege shinge vuba shaka vuba kimenya biba binari imitwe ntabwo harimo amazi sinzi imyaka shaka iki hari amazi buriya ntabwo kiri kukurya ze kimwe kirandya byatangiye ngiye hana byimbye ngiye hana byimbye dore rero ngiye bagira ngo wasizemo uburozi hubwo abantu basanga bagateka aho biba bishinge njya mbona baza kubibona neza ahubwo twagenda tukajya kubaha ibisubizo turebe nk'amazi ibisubizo byanyu byaje rero buri muntu wese agomba kujya yishyura igihumbi tukabaha ibisubizo byanyu byabonetse igihumbi
kuri telefone, kuri kode, kuri telefone isanzwe byose birakora, nushyira kuri banki nabyo birakora. mutubwire nimero. Iyi kode ni 1532 5 2. Amazina ni muganga avuga na Gasake. Yahageze reba kuri message. Okay, ubwo ibintu byabonetse. Babwire hera kuri cya kazi. Mubwire igisubizo cyawe. Twasanze ibintu byarakoze stili kwe. Nshobora kuba mbabwira no kugira inama. Uraja kwikiza imiti muganga araguha. Ikibazo nyine ubwo nawe ibintu byawe noneho. Ziko ibintu bimeze. Twasanze nyine ibintu bitaragenze neza, nawe utubyumva, ugomba kwirinda neza, jya kwa muganga havuga akumperereza imiti nyine mvuga rero yuraza. Rero twaje Twasanze ibintu bitari sawa nyine. Tambira ko nanjye ngo byabimbwira rwose Mumbabarira. Akarero nagahunda atanimanika. Ndabanza ndikukore ntabwo wowe genda atanimanika. ukaba kagiye no iki ngiki ikintu cya mbere iki ni iki kubita ni iki buri kagenda nabyo rero cyagutya ubu byarangiye Twasanze nyine byarangiye. n'ibinini uza kunyumvira mu rugo wagenda wavuga Kagera ko ntabwo mbyumva neza. rero bamusanga nyine ariko ndakongera agashinge cyane mwiyore ariko reka ngibinini ibi ni ibinini rero uzajya urya bitatu ku munsi kimwe mu gitondo cyangwa nimugoroba. Okay, twagiye aka rero nakayijya gutya wenda kwita Kubita gahoro. iki rero ni ikintu ngaho genda sha iyi ni ya gahunda nari narahiye ko ngomba kujya kwisuzumisha no kwipimisha kugira ngo bamfate ibizami. Kuko ndi injegera ubu ningiye he banyarwanda. Agoreka ngende nzamuka ahantu ariko siburiyo riba muri izi sikariyera ikindi kintu ubu sinkomeye rero twagiye aya nayo tuye akandi nako ubu ngiye kwivuza sida harya uyu nunduje se wa gatatu mwiriwe baga komera yego sinzanga nabagangara ibisenzi bifite imisumari uyu wa gatatu je amasenyenge yego Komera cyane. yego gasa n'umuti bawita procedure nonyine twakoze. leta yavuze ko hari urubyiruko ruri gupfa ubusa rugakora amadega none izi ngegera zize umushinga wo kuvura abantu Turi gupima indwara yitwa ngo yitwa guki sida ntabwo watikura jewe ntabwo nigeze ngo ibyo bintu kuva navuga kuva n'abasaza nabazana n'igihari umubwire ngewe ibyo bintu muri gukora gahunda ihari naje kubatahura ko muri iri sambo dore nk'iki ngiki ewe data we uretse nkubwire ariko urabizi umva hora nkubwire iyi ngegera ni imfungamutwe ibi gahunda bitange muri leta nkubwire none yewe tuziga twiziritsa no twiyirukire twigendere tuziga twiziritsa no twiyirukire ihambere tuziga twiyirukire twigendere hambe siro uzajya senzi baragisha ibi ntago ari ibigangano abaturage baba bari kubibona wasanga turaburije abaturage baba bari kubibona kuko ibi ni ibisambo ibi ni ibisambo byazengereje ibi ni ibisambo byazengereje igihugu umva ibi si ibyicanye ashobora kuturaburiza harya ngo nitwa Yoshida harya Yoshida si bisobanura ibintu birimo karate ibi bintu bivangamo bitera yewe ariko gahunda nayindi nayikuyemo aba basenzi abaturage bagomba kubera ijisho rya rubanda ibi bikorwa ntabwo bikwiye gukorerwa mu gihugu uyu mugozi banzirikishije nibareba nabi bazaba bazirika mu matwi